umva man ngenda bayi nabagabo umva man ngenda baganirije pro wowe icyo wemvestinzemo ni ibitekerezo n'umwanya nyereka mu bitekerezo byawe ikintu cyanjye cyagaragayemo nyereka ikintu cyagaragaye mu bitekerezo byangurisha content bro rega ni nkuka kakanya TV1 yanekerezo RBA ikanekerezaho njye nkabahereza content ngewe ndi mu maboko y'ingagari kandi rwose sinazivamo ndabyemera rwose sinkubeshye ubu ngende mu maboko y'abakire ndi kurya inkoko indiziritse man njye nta kintu biyimariye kuba uri umubosi utashora man umubosi nemera ni umubosi ukubita ifungo wasa kambwe ati wepete kora akazi umufungo nkushore narinze ntinda mu magambo rero ndi Bugesera ngewe ndi mu muhanda waho ndi ahantu Abanyarwanda benshi mwita inyamata ubu niho ndi kubarizwa nagize gutya ubwo meruka mu kiganiro navuganye n'abantu ndavuga ati umuntu wese nzagirana nawe ikibazo aho kugira ngo agende kukivugira ahandi azaze tuzibure nshiki nagize gutya nabonye kuri Instagram umuntu abantu baranyandikira mbona ikiganiro cyabaye kuri cano bita B&M niyo cano nabonye iriho abantu bari kugenda bamvuga nabi mu buryo butandukanye yasi birashoboka yuko ko sindi miseke igoroye birashoboka yuko nshobora kuba nari mfitanye nabi ikibazo cyangwa kitanahari nafashe umwanzuro ndavuga ati abantu bahereye Bugesera bari nyamata reka mbagereho tuganire amakuru yabo ndayazi nabahamagaye twavuganye nabavugisha ndabese muherere barambwira ati Sky2 twebwe tuvuye mu kazi muri aka kanya duparitse ahantu nimburi tayari kuba tuganiriza aho duparitse ho dusange ndavuga ati ngewe ntapfumwe nta n'umutima mubi mfite ngewe nemerewe gutembera igihugu cyose niyo mpamvu uyu mwanya rero aho abantu bambwiye baparitse ndahazi kandi ngomba kuhagera nkabikorera ku gihe niyo mpamvu mfashe umwanzuro kugira ngo ngende mbaganirize nta no gutinda rero ya ready now comedy double Sky2 wabagahe in the house in the building in the cover ubu ndi Nyamata ndi muri Bugesera ababiridere ngabaho baparitse ngenda ndagira ngo tuganire numva ibyo bandega mbisubize ibyo ntafite ubushobozi ntabwo ndi bubisubize abasaza bumeze mutese salama maji meze neza banza ufate mikrofone suri tayari cyane mugisha none se jewe abimeze bite n'amahoro mwaragiye mugihe muranyiherera na koko byari bikwiye nta kinyoma mwavuze none rero ngewe aho kugira ngo ibyo bintu bijye bigenda gutyo mugende muvuga ibintu ngo turapfa ibi nibi kandi ngiye ku mutima wanjye numva ndi honete murabizi sindi miseke igoroye ndakosa ndi umuntu urumva ahubwo icyo twaba dupfa cyose reka tubishyire hanze mwavuye mu modoka tukaganira hano ngiye ibiganiro byanjye bikora mu muhanda Sky2 nta mutima mubi ntarebe sawa duhagarare kamerama oya ngenda korera yema meze bite fresh man none bitse ko iyi ni partnership ya B&M nakubwiye yuko nimba mfite ikibazo kugira ngo ujye kukibwira mugenzi wanjye ndahari meze neza wema magaro umbwira ati Sky2 dufite ikibazo cyanjye nawe gikemukira imbere ya kamera kuko maze guhaga ikintu bita amatiriganya ndetse n'amatiku mu rwego kugira ngo amatiku yose ajye arangirira live agende neza nafashe umwanzuro ndavuga ati reka nze Bugesera nze kureba aba bagabo babiri ikibazo twaba dufitanye kirangire mu mahoro n'ikitari bukemuke kizakemurwa namwe mwe mudukurikirane mwe mwakoze subscribe mukeneye kuba mwasharinga ibikorwa byacu mukeneye kuba mwatwumva neza ako ni akazi kanyu sinshaka kujya mu kazi kanyu ahubwo ngiye reka mbahe akazi mwebwe mukeneye ya right now ndi kumwe na JY Byiringiro Jaive ndi kumwe na Mugisha Eric uko byumva
Yes. Yeah man. Usizemo akandi kantu nyine kaka innovation. Aho ne neza. Wasaba amaji mumeze mute? Uyakumana. Mumeze neza? Fresh kabisa. Ndabona muri fresh and clean. Ewana turimo. Sasa ndamubona ku gashati kiwe none hano yaguterekeye hasi guturuka. Ndabona hasi wambaye Jordan. Hey Jordan imeze nk'iyanje man. Nanjye mfite Jordan imeze nk'iyo ngiyo. Oya yanje imeze gutyo bro. Oya jewe. Nimba ushaka ko tunabizibura ujya kuyigura iyi boro wabonye yo nari nambaye situziranye se gaho ariko kuzibura birakomeje no kunkweto oya biraza none se nje naguze iyi boro umusaza turahura agereka amafaranga kuyanjye nari nambaye arangije arambwira ati iyi boro ndayishaka iyanjye muca amafaranga menshi ubwo rero sinzi diri yakinnye na wabona iyi mubana nkeye ibyo mvuze nibyo cyangwa ntago ariko bimeze hanyuma se wanciye amafaranga kuko narinje kukuguraho nza kuyikuraho noneho wagiye gutigita handi rega izi ni brand zisoka ahubwo buriya nayakugerekaga kugira ngo S2D to the Y2 atambara inkweto nk'iyanjye kubera ko bari kumva ko ari ngiye bamwiganye kandi koko inkweto ari yanjye nashaka kuzibika zose iwanjye niyo mpamvu ngo arashatse kukwambura yarakubonyemo nk'igipupe yaragiye kwambura igipupe ubwo ni ukuvuga ngo wanze kwambara brand imeze nk'iyanjye ndavuga nikamwambura inkweto n'undi wo kwambara inkweto nk'iyanjye iyanjye irahari nshaka kugira ngo iyawe nyibike nisaza nzajugunye aho kugira ngo nkubone uyambaye yariyo mpamvu jewe yameze neza urumva ukuntu ari ingagari n'ingagari Yurik what's up cool man how doing bro man umeze neza ndabona uri kuri fresh and clean wambaye agakiro kameze neza cyane ndi kukubona hasi wambaye all star ku gasogisi k'umweru kuzamuka hejuru none wambaye agashati bita gachactile izo ngizo bazita chactile ayo mashati bayita amachactile ishati ziciye amaboko bazita amachaka bazita amachactile none nakunze uburyo wateretseho none bitewe n'ukuntu uri mu black none guhita unkubitira agashati kameze gutyo ukamanuka hasi none man waje none ufata iyo canvas urangije uratekereza ngo ni gute iyi cortez ishobora kuba irimo umweru n'umukara ni gute hejuru ntahashyira umweru n'umukara man kwatatano baba man uri umuji man brose respect kabisa wamboro nanjye ukambwira ko nambaye neza brose umusaza reka nkubwize ukuri wanteguriye kabisa wabibonye man ubundi njyewe umuteguro wanje niyo ndwara yanjye brose edasosa ahantu udategura ni hamwe nahagana hehe nawe urahazi wahambwira ikinzanye yes rero impamvu we ibyo ngibyo ikinzanye uri kumva yuko ntabiteguye ni ibintu nateguye byonyine wagiteguye ahubwo impamvu itumyuza oya nahateguye ikintu cyanzanye naje kugira ngo tuzibure nshiki navuze ko kuzibura nshiki reka twinjire mu kiganiro neza binabe byiza kugira ngo ducunguze uburyo umwete kurabona yuko ikirere kitari kugenda gisa neza reka ibintu tubirangize fresh bro nje nakurikiye ikiganiro mwakoze kuri B&M TV numva murimo muragenda mu nkomantinga wa muvuga ibintu bigiye bitandukanye ndavuga ati njewe ku mutima wanje murabizi yuko turaziranye turiziranye turi n'inshuti hari n'amadiri twagiye dukina namwe nubwo hari ibitaregiye bigenda neza none nibajije impamvu turaza kure impamvu bitagiye bigenda nta kibazo njewe nibajije impamvu nshobora kuba naragiye imbere y'ibitangazamakuru muri rusange nkavuga ngo ngiyewe umuntu wese nzagirana nawe ikibazo mfite project bita kuzibura nshiki Sky2 sindi miseke igoroye icyo kintu tucyumvikaneho bro nje ntago ndi perfect brother man nje ntago ndi umuntu wa danje njewe ntago ndi mwiza bro nje ntago ndi umuntu wo kwizerwa bro ntago nje ndi umuntu wo kuvuga ngo njewe yes wanyizera ariko ntago wanyizera 100% ntiwananyizera 100% ndi kiremwa muntu nje ntago ndi hano imbere y'Abanyarwanda ntago ndi kuza gufata ntago ndi hano kuza gufata microphone nkaza imbere ya kamera z'Abanyarwanda ngo nje kwigira umuntu mwiza cyane ntago nje 100% ndi umuntu wa danje bro ahubwo ibintu byanjye biba byiza iyo mfitanye ikibazo n'umuntu akakimbwira bro none kugira ubyemere ngiye Sky2 ngiye nkurimo n'ideni bro ngiye nkurimo n'amafaranga nakubwira tumusa nkurimo ideni ringaye ukarimbwira bro nkakwemera ko nzakwishyura nkanabisinyira ikibazo cyaturuka ari uko nanze kukwishyura kandi narakwemerera ideni ryawe turabyumvikana none twagiye ngewe singiye kuvuga
njye aka kanya ngiye guhereza microphone JY Ive, nawe ufate microphone mumbwire ibibazo mu ndega, aho kugira ngo mujye mwirirwa ku bucano bw'ama YouTube bw'abapeti bakiri batoya ndetse n'abandi bansanze muri game mwirirwa mujya kwibaraguzwa muvuga ubugambo bugiye butandukanye mumvuga nabi. Ibyo bintu simbikeneye. Turi imbere ya kamera, reka tuzibure nshiki kuri tugushyire out. Ngiye kamera nyaye JY, mugiye kumbwira ibibazo byanyu, njyewe mugiye kumvuga, mugiye kwimatatura. Nimvuga kuzibura nshiki, muramvuga guturuka hasi kugera hejuru. Ikiganiro n'igishaka kimara amasaha 5, tuzagikata kizagera part 1, kigire na part 2, kigire na part 3. Ibyo bintu bigende neza. Turi mu karere ka Bugesera, ahantu benshi mwita inyamata. Wagwandere, tell them the people. urakoze cyane Sky2 turagushimiye kuba utwakiriye hano, kandi iki ni igikorwa cy'abagabo ukoze kuba wavuga ngo ubwo twakuvuzeho byaje bikunze icyo twakuvuzeho urakizi. Ese ahubwo navuga ngo reka mbanze mbaze ngo byari bifite ishingiro cyangwa nta shingiro byari bifite? Ibyo ntabyo nzi shingiro, ni wowe urizi kuko nje ntabyo nzi. Sky2 ndaza reka wenda nanjye mite ninjira nubwo wenda Sky2 atari yari yanyakira, ariko twebwe turi hano nk'abantu bakorera ikinyamakuru cyitwa B&M TV. Twakoze ikiganiro tuvuga ku mugabo bita Sky2 wabagahe. Ntekereza ko ari nacyo cyatumye uza kugira ngo tubashe gukemura ibibazo dufitanye. Ibibazo dufitanye bijyanye n'amasezerano twagiranye y'imikoranire bikarangira wowe uyishe ukaduca inyuma ukajya gukora. Dufitanye contract yanditse? Byari in process. Byari muri process, ariko ntibyabaye ngombwa. Ariko mu kiganiro n'ukurikirana ikiganiro neza cyose ukakirangiza, uraza gusanga ibyo bintu byose twarabivuze, izo ngingo zose twazivuzeho, sibyo? Ahanini ikibazo twagize suko ahubwo amasezerano bitarangiye ngo ashyirwe mu bikorwa, ahubwo twebwe time yacu twataye. For you brother, twebwe twarostinze our time dukora ama meetings multiple times. Ibyo ngibyo ndakeka neza kubizi, sibyo? Nge nta mwanya nabahaye. umwanya waduhaye just umwanya nabahaye ngewe nta bindi nari gukoramo. Twagiranye ibiganiro ntibyagenda neza. Wari ufite target yawe, wowe mbwira target yawe ibintu birangire neza. Wowe target niwe wari uyizi, ngewe icyo ndimo nakubwira twebwe akanya turanga kugira ngo mwereke ngewe naje hano kugira dukemure ikibazo. Yego, wowe noneho ugiye kuvuga ibibazo dufitanye, nongere kungarura mu bintu byawe, urumva ndakwihanangirije. Waje ngo dukemure ibi bibazo, naje kugira dukemure ibibazo. Ugiye kumbwira wowe ibibazo dufitanye. Ngiye ngusaba imbabazi cyangwa se Sky2 we Sky2 mbwira impamvu waturutse Kigali ukazanga ni kubera ikiganiro mwakoze harimo kunsebya bitari meza neza. Twagusebeje iki? Icyo mwansebeje mu mwavuze yuko ngo nisha amasezerano yanyu kandi nta contrat yanyu mfite. Ntago twize tuvuga ko wisha amasezerano. Yego, ni iki naba narishe? Nimba wibuka neza twagiranye amasezerano yuko tugiye gutangiza kiriya kiganiro watangije kuri Kim TV Rwanda, tuganira yuko tugiye gukora ikiganiro kizacica kuri Sky2 wabagahe. Channel yanditse mu mazina yawe aricyo street cover urimo ukora uyu munsi, sibyo? Ibyo bintu urabyemera cyane ntabwo ubyemera? Ibyo biganiro byarabaye cyane ntabwo byabaye? Ibiganiro byarabaye ndabyemera. Urakoze cyane. Uremera yuko umunsi ujya gukora amashusho y'indirimbo yawe yitwa Amayeri, uwo munsi twari turi bukore episode ya mbere y'ikiganiro cya street cover kiri buce kuri Sky2 wabagahe? Impamvu bitabaye urabyemera ntabwo ubyemera? Ndabyemera, ariko urakoze cyane. Uretse gato ndangiza, ndabyemera, ariko impamvu bitabaye gahunda yanyu yari ntayo. How? Ntabwo mwari kunyicira projet. Nari mfite gahunda yo gushutinga video, nari mfite abadirector bagera muri 20. Impamvu twashyize episode ya mbere y'ikiganiro kuri uriya munsi byatewe nanjye cyangwa byatewe nawe? Ibyo ntago mbizi ko byatewe nawe kuko waratubwiye uti tuze kuza mu gitondo mbere yuko utangira project y'indirimbo yawe. Uri kumva muri project zanyu mwari mwapanze sinari ndimo. Nge nari mfite project yo gushutinga video yanjye y'indirimbo bita Amayeri. Ntago nari mfite gahunda zanyu. Na gahunda twari dufitanye yuko ibyo bintu biri gukora. As I told you the truth, nta gahunda twari dufitanye. True that.
ngiye ku munsi wanjye gushutinga video narababwiye ngo ndashutinga video iby'ibiganiro ntago byari kuzamo kuko nje nta gahunda twari dufitanye keretse niba ufite voice note zigaragaza uwo munsi tuvugana nyereka ikintu kigaragaza yuko nyereka ikintu kigaragaza yuko ku munsi na shootinzeho video yanjye amayeri bigaragaza yuko nje namwe twari dufitanye gahunda yo gukora ikiganiro twari kujya gukorana ikiganiro gute kiri buce kuri channel yanjye kandi ngiyewe nta masezerano dufitanye ndakwereka n'abantu n'amasezerano ndakwereka email yawe ndayifite ya kontra wanyohereje ndayifite ndaneyerekana akira Sky2 mfasha mikoro neza Kamugisha mbe mushyize ku ruhande gato yatuvugana Mugisha ajya kwakira email yawe yayihawe nande ajya gukoresha ninjye mu email kugira nsoma amasezerano mwaye mugiye kuma hanyuma nago mwigeze mwagiye kuvugana amasezerano nago mwigeze muyaganiraho uvuge ngo yakwandikiye ibingi buretse twarabiganiriye buretse gato twarabiganiriye twumvikana yuko agiye kunyohereza amasezerano ayo masezerano ndi buyasome ayo masezerano ndi buyasome nabonamo ko ayo masezerano wowe ugiye kuma nibigenda neza ndibuze kugira ute kubasubiza kuza kuyasinya ayo masezerano se nasinya bitewe n'amafuti yararimo biza kugenda bite nasanzemo amafuti biza kugenda bite nasanzemo amafuti menshi cyane waransubije kuri email waransubije umbwira ati aya masezerano yawe harimo ikibazo nta kintu nari kugusubiza ngiye byagenze bite nari kugusubiza iki ubundi reka tujya duca amazina ntago nshaka kusakuza nawe ntago nshaka kusakuza umva icyo ngiye kubabwira wasanze ari iki kidakosoye wamubwiye nahindure nicyo nshaka kumenya nicyo wamubwiye nahindure yewe wasanze none reka nkubwire ijambo rimwe yego none kugira ubyemerera nakwiyemereho kwiyemera si byiza ariko ngiye kukwiyemeraho bro nkwiyemereho umusa uzi ikintu bita nujya ubona umuntu akubwiye ngo iri zina ryaramvunnye iba ryarakuvunye bro izina Sky2 kugira ngo rifate igihugu cyangwa se rigende trending bro kugira ujye kuri channel ya Sky2 wabagahe usange hari abasabi 20 na bingahe usange mfite ibiganiro kuri The Choice Live kwa Emrene ndetse na Philipita usange mafite ibiganiro birenga 500 urabyumva ugere kwa Yago urebe ibiganiro maze gukora ugere ku Isimbi TV ugere kwa Bacita Magic usange ibiganiro maze gukora ukuntu bingana bro I was hustling nabikoze njewe mani nje ndi gukora mani bro kuri 0% nta n'ikintu na kimwe ninjiza ndi guharanira kugira ngo izina ryanjye rigere hejuru bro hanyuma buretse gatoya ntago nshaka kuza gusakuza ukomeza gutyo hanyuma noneho nawe rimaze kugera hejuru wifashishaga Mugisha kugira ngo rikomeze rizamuke cyangwa ni ukubera icyo wagumye kumutesha umwanya umubwira ngo nyandikira ibi ngibi n'ibi byagendaga gute ngo yifashishije Mugisha yifashishije B&M TV kuko uyu munsi twebwe turi team hano sibyo ariko tugana ntago mwari muri B&M ntago twari B&M kuko twe tugiye kuba team reka ngenze kuza kukubwira ngo mwereke screenshot yawe wowe tuvuye mu nama ya mbere yanjye nawe wowe Sky2 na Jaive wowe posting ifoto yacu uvuga ati partnership mutwitege yego nyine mutwitege project nanjye ndayifite mitanye kwereka anganje irahari nanjye ndanayifite kandi nijye wayiguhera foto na telefone yanjye okay ujya kubikura wabikuye ni wabikuye kuri stat yanjye yego niyo mpamvu ngo bakore screenshot ibyo nari biposting zazi na team nabonaga ko ari team tugiye gukorana ariko nasanze team twari tugiye gukorana murakennye rwose dukennye iki ntacyo mudakennye iki nyine stating 1 2 3 inzara oya bure inyota ataza kukubwira Sky2 ariko reka kubigira brag bro inyota reka kubigira comedy transport waje dusanga mu modoka twizanye ngo dukinire transport mwereka agreement z'imodoka bro nyabugogo buzira imodoka zanditseho B&M no ibi nabyo tubizibiraho ncwi buretse nyabugogo mu nkunda amahoro bakoresha amamodoka siwe wazanye ikiganiro kuzibura ncwi fungure mwereke amasezerano y'icyangombwa bizane hano none oya reka kuzana karite jaune yerega nibyo nshaka uzi gusoma ndabizi urabizi ahera ko katakubayeho nge nta kintu ese ko nge ahubwo reka nkubwire wakoze ikintu cyiza kiragiye ariko waje guhima amasezerano ya mbere ngahe hano ndayakwereka uyu mukono ni wande wa noteri wemeye na leta y'u Rwanda tubishyira imbere ya kamera byose babizuminge ni babirishyireho bizuminge hanyuma nimba uzi no gusoma unsomera umuntu waguze iyi modoka umbwira nimba ivuye ku nkunda amahoro
tuzibure ncwi noneho sibyo wewe kudushinja inzara ni buretse gatoya buretse mwereke ninde amasezerano watinye kuyasoma we yangiye kuyasoma umujyi wa Kigali buretse umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Kagina umudugudu wa Miltimidi uyu mudugudu nawo nze mu Rwanda hano Kicukiro man muri Miltimidi sawa munyihanganire Kigali kuwa 27 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2021 amasezerano y'ubugure ngewe ibi yes ndabyemera yego aho ndatsinzwe ikijyanye n'imodokari ya B&M MTV ni yabo ahubwo reka dukurikire ku byanjye ngewe none muranshinja ibiki umugisha bangaruke hano hano reka za ko nanone ngewe nyereye ko cyakaze kuvuga sibyo wowe Sky2 sibyo wafashe umwanya wanjye genda umuntu w'umugabo sibyo ngenda umugore nawe uri umuntu w'umugabo sibyo yego ufata my time uri wasting nge nta time yanjye naguhaye wait a moment sibyo wowe uraza dufata umwanya wowe ubwawe warayukoze ikiganiro kwa Emirene urimo uvuga ko ufite project uzalonshinga ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2022 ntago nayisoye uretse gato ndangize yitwa street cover sibyo ku munsi ukurikiyeho twaravuganye ni najye wari ukwihamagariye ndakubwira ni wowe ngwino hano tuganire ku bijyanye na ya project ubundi bigeze nari maze kuvugana na bagena abasaza uri kumva urumva Sky2 nari maze kuvugana na Yves ambwira ati projet bimeze biti urumva none ngewe wahise umbwira uti man umbwire niba iryo jambo waravuze cyangwa utararivuze umbwire uti naryo navuze cyangwa narivuze ibyo gusa birahagije warambwiye uti man wabonye ko ikiganiro natangiye kugitwikira kwa Irene kuri The Choice Live iryo jambo rarimbwiye ntago warimbwiye narabikubwiye urakoze cyane ibyo ngibyo byarabaye hanyuma byaje guhinduka byarangiye rega projet yari yanjye ngewe rega umva nkubwire none reka mamane nicwira kugira ngo nabyemere none ukuntu nteye projet si ya Sky2 kuzibura nshiki yanjye ni project yanjye ubaka kanya none kugira ubyemere nemerewe buretse ubu nemere kuba nafata projet yanjye yo kuzibura nshiki urabyemera nanga kuri Kim TV Rwanda ndi wangasi kwa data si kwa mama umva je nta sambu mfite kuri Kim TV Rwanda urobyumva man ndi hano nk'umukozi buzaca mu gitondo ngiye mpavengi wanje je nta muntu mani urumva oya reka baretse umwanya bamvugishe Sky ariko nimva nanga kuri Kim TV Rwanda nzavana projet yanjye nzagendana nayo projet uzagendana nayo Kim TV Rwanda yaraguhembye amafaranga yayo uzayijyana uyijyanye hehe uzayijyana uyijyanye wese kontera mfitanye na burayizi ngewe n'abakode umva reka ngurugero buretse manze ngurugero ruto ngiye kugurugero isi imodokari yawe yego ngewe n'inzano nkakwishyura nkakubwira ati we Eric Mugisha Eric ngewe ngo aya mafaranga yanjye 200 ugiye kumpa imodokari ngiye kuyigendamo igihe kijyanye n'amezi agera muri 3 cyangwa 2 icyo gihe ayo mafaranga nzaba nkwishyura icyo gihe nimara kukwishyura imodokari izabigize yitwi yawe izabiba iyanjye nimara kugusubiza imodokari yawe icyo gihe izabiba iyawe ariko mu gihe nzaba nyifite izabigize izabiri iyanjye ubaka kanya Kim TV Rwanda ni yanjye kubera yuko ni ngifite mu maboko umunsi nzayivaho izaba yituriwe abandi bantu ya Kim TV Rwanda izaba yituriwe na boss Kim ubwo ikihe rero ikintu nimba ugifite mu biganza gikoreshe nk'icyawe ubaka kanya Kim TV Rwanda aho reka duhita tugaruka noneho sibyo ubwo na projet rero ni yanjye projet si yawe ni yanjye wowe yiswi yawe kubera ko wayitangiye sibyo narayitangiye mbere yuko utangira project yari yacu yari ya team y'abantu oya sibyo kandi ndabizi neza yuko iyi projet bro mwereke kontra iri kuri Family TV mwereke kontra iri kuri Yegobi mwereke kontra iri kuri Exalto Music nahoze nkoraho man iyi projet bita kuzibura nshiki ni projet ya kera nanjye ndakwereka iyi ni projet yari yaraburiwe ijambo umva man ngiye projet yanjye yo kuzibura nshiki yaburiwe ijambo umva projet yanjye yaburiwe ijambo ibirirwa abaterankunga ubu projet ni yanjye kandi hari gushya murabyumva oya reka nje mbanze mbaze Sky2 nje nawe turaziranye yego sibyo byanze bikunze hari ibintu byatangiye
sibyo hari aho ibi bintu byageze hari naho byahereye uko kuzibura nshiki byaje kuza gute byaje guhera he byaje gutangira ryari reka mbikwibutse uribuka ni mu mwaka wa 2014 yego njya kwaka akazi kuri televiziyo bitaga yego TV urabyibuka yego ndabyibuka njya kuri yego TV nari mfite ikiganiro bita street cover urakoze urabyibuka nakijyanyeho bita hakoragayo bita Kalisa John n'uwo bita Party Copy nigaga mu wa 5 segonderi najyanye ikiganiro cyanjye kuri yego TV Rwanda urumva man yakoreraga hano Kicukiro urabyumva bro muri etage hakoragaho Kalisa John na Party Copy umuntu witwa Musimande arangije arambwira ati Sky2 jya gushaka diplome naraje ndakubwira ati wowe Yves ndakubwira ati man banyimye akazi ku kiganiro cyanjye urabyuka ko nari mfite na sample n'ubu ndayifite nibona ngombwa nzayizana sample yari yakorewe yari yakozwe n'iki yakozwe reka mbikubwire sample y'ikiganiro cya mbere nakozwe yakozwe n'umuntu bita Nasser ikiganiro nagitangiranye n'umuntu bita Egide engineer Ejid urabyumva nayo ikiganiro cya mbere nayikoreye n'umuntu bita engineer Ejid ku mafaranga nabwo yo gukodesha kamera mama Egide yaduhaye nongera yandi mafaranga umuntu witwa Kikipeti icyo gihe Kikipeti twarakoranaga 2014 mfata amafaranga 7,000 nkodesha kamera ahantu bita mu biryogo ku mukoboyi wanjye bita Eric nubaka kanya tugiyeyo yabikubwira ko ari we muntu wanije kamera ni foto za mafoto bro mfite uruhara ntarazana uyu musatsi maniga Sky2 ibyo bintu bizi iki kwati wowe urabizi wowe projet urayizi ariko uzi ikintu yize wowe ikintu tuziranye wowe JY tuziranye nk'umuntu tuba we warabizi ko twiganye 2011 urabyibuka twiga ahantu bita iruyumba za Kamonyi hejuru kuntu ruguri rugobagoba za Gashyushya n'iki urabyibuka n'abantu bari ku kiganiro barabizi ko tuziranye projet twarayitangiranye ariko njyewe projet yari yande processeur yanjye wese uravuga ngo twarayitangiranye projet kuza kubiyawe gusa yaba yiyanjye kubera ko njyewe ninjye wa creating staff you get ngenda gwa ibitekerezo kubera njyewe sinjya mbeshya mu bintu bya mbere nkwaminiyamo nk'umuntu ugira ibitekerezo bizima true that ugira ibitekerezo byiza uri umwana mwiza nari biryawe ngende umuntu wo kuza kuba nakubwira none se reka nkubwire ngurugero ninkubwira ngo nakunze umukobwa nshaka kumutera inda nkagenda nkamutera inda ukama igitekerezo ninza nkubwira ati Yves nakunze uriya mukobwa nshaka kumutera inda njyewe ukama ibitekerezo by'uburyo nzamutera inda wowe uzaba wamfatiye zizi yanjye uyimucomekemo wowe uzama ibitekerezo ariko ntabwo uzancomekeramo wowe wumva ikintu cyangwa kukubwira bro reka mbanze nkubwira man mujye mugabanya amatiku n'amatiriganya bro wowe nakwaka ibitekerezo ariko ntabwo wowe wamfasha ibikorwa n'ibitekerezo biratandukanye bro wamaye ibitekerezo none se reka nkubaze umusa wowe urambwiye ngo hano hantu hari imari bawitonze wowe ugura umukomisiyoneri wari umukomisiyoneri we ntago uri umukiriyeta turi kuri mikoro zawe wenda izo ndi gukoresha wari umukomisiyoneri wari umukomisiyoneri ntago uri umukiriyeta ngende umukomisiyoneri reka noneho nkubwire njyewe ubaka kanya njye tuvugana ndi umukomisiyoneri w'amamodokari n'amazu n'ibiki ibyo bintu njyewe nubwo ndanga amazu nkaranga amamodokari nkaranga ibibanza njyewe mbwira umuntu ngo hano hari iki kintu ariko hakaza umuntu uri kuinvestiza ubwo si ubwo wowe ikintu kuba twaraganiriye projet ukama ibitekerezo ngiye nkashora projet niyo gute narashoye wowe nabwo igitekerezo ndashora igitekerezo wagihereje Yves nk'umuntu wari ugiye kugisha inama cyangwa kimuhe ntabwo ndaragiza kukubwira ubu n'umujyanama wanjye buretse wowe wagiye kumuhereza igitekerezo nk'umujyanama icyo gihe cyangwa yari nk'umuntu mugiye kugikora n'umujyanama byaje kugenda gute ko naje kumujyanama hanyuma ibijyanye n'imikoranire n'uwo byo byaje kuzamo reka mbikubwire uburyo byaje kugenda njyewe natangiye project kera urabyumva guturuka 2014 urabyibuka urabizi ko mfite n'amakontara ahantu henshi hagiye hagenda ikiganiro cyagiye kiki urabizi ko iyi projet njyewe ndayafite urayafite ubu ngubu ndayafite ubu tuvuze ngo tujye tuyaze waje ndabifite biri no mu rugo urabifite ibyo ufite n'injye wabiguhaye hari kontara w'igihe usinyana n'ababosi b'amateleviziyo yego barahari ndazifite ubwenzi ndazikwereka bizane weza nano kontara y'umubosi mwasinyanye ku kiganiro cyanjye
twasinyanye gute kubera ko nta hantu kigeze gica uretse nkubwire aho uzahana ikiganiro cyanjye cyaciye ku televiziyo zaciyeho cyaciye kuri televiziyo bita Exalto Music barayifunga bagicisha kuri Family TV cyaciye ari street cover kimeze ari giciyeho nk'ikiganiro kizagicaho cyangwa ari nk'iki cyaciyeho ari nk'iki cyasinye kontara y'abantu bazajya bagicishaho cyangwa cyasigiyeho gute kikabyo nshaka kukuba ikiganiro njyewe nahaye company projet njyewe twumvikana kuri pourcentage nasinyanye nayo nk'umuntu ugiye kuzajya bagurisha content njye nagurishaga content you get njye ngurisha content bro rega ni nkuko aka kanya TV1 yanekerezaho RBA kanekerezaho njye nkabahereza content impamvu navuga ahubwo reka nze kukureba gutya hari ukuntu tureba n'impamvu tuzi bamuyoboke tukamenya wenda nabanuza n'abahanzi banuza ba Tom Close iyo umuntu agiye gushora akavuga ngo ese ubundi worambaza iki wembwira icyo umbaza ubundi urambaza iki yego ndaza kukubaza mereye ku kintu we na Mugisha mwari muri kuganiraho aza kukubwira ngo ari deni ngufiti reka nkubaza ari deni ngufiti ideni ufitiye urari mfiti niri ideni urari mfiti niri rimbwira cyambere ka nkubwira ideni nkwishyuza uziryari ryo niryo uko twari gukorana mwaza kwisanga biri gukorwa handi hantu nabizi hari investment watanzeho kuri projet niyi ndaza no kwivangamo atari time uretse ndaza kwivangamo yeah I invested my time brother me also was investing my time you get nanjye investing the time jewe naje kubaganiriza projet yanjye maci umva mani njye nabaganirije projet yanjye umva mani njye nabaganirije projet wowe icyo investinzemo ni ibitekerezo n'umwanya none se ibitekerezo byawe nyereka mu bitekerezo byawe ikintu cyanjye cyagaragayemo nyereka ikintu cyagaragaye mu bitekerezo nese mu bitekerezo byawe muri projet yanjye nyereka igitekerezo cyawe kiri n'abantu nza kuza kubaza gutya iyo ibintu bashaka kudevelop n'abantu nza kuza kuvuga ngo tugezaho Sky2 yaturutse Kigali azi nyamata aje kugira ngo atubwire ndibuka mwari kunda twamwibasiye mu kiganiro twakoze kuri B&M TV turimo tuvuga ukuntu ari umuntu utagira gahunda sibyo ari umuntu udafite professionalism mu bikorwa bye sibyo noneho mwebwe ndumva ikiganiro noneho muhise mugenda mubigira personal nk'abantu muziranye bantu bajyanye ku Kamonyi bakajyana irunda na Kamonyi sibyo nagihara nako sibyo noneho twebwe reka nyine mwebwe nk'abavandimwe nimureke kubigira personal cyane sibyo mwebwe nimubizane mu kazi sibyo wowe Sky2 sibyo wowe urabizi neza n'umutima wawe wose yuko wowe waduciye inyuma mu kiganiro twe tugiye gukora buretse gato amafaranga mwari mufite nashatse abaterankunga nese ko mukennye wari gushora twari gukora ikiganiro tukajya tugikameresha digital cyangwa telefone itone nyine ndaze kubwira iyi kamera yaje kuva buretse twari gukora ikiganiro tukajya tugikoresha telefone cyangwa se digital itone ndaze kukubwira sibyo wowe urangije sibyo ikiganiro wagiye ujya kugikora kwa Kim TV sibyo wowe ubwawe wari wagize utya jewe reka nganirize abantu abasa reka mbabwire reka mbahe chance none se abasaza reka mbabaze ikibazo kimwe salamu mumeze mute reka mbanze mbabwire njyewe nari mfite projet murabyumva njyewe nkuko mwakurikiye kino kiganiro njyewe nari mfite projet nyiganiriza aba bantu nzi ko ari aba boss njyewe nabaganirije projet yanjye nzi ko ari aba boss bazemvestinga ndanye nsanga mani bafite inzara yo mu mitima no mu birenge noneho bashaka kugira ngo njyewe Sky2 nanjye mbaho ubwenge bwanjye bo babubyaza umusaruro njyewe singira icyo ninjiza ndangije nibwo nahuye n'umubosi wa Kim TV Rwanda ndamubwira ati boss mfite projet imeze gutya urayishoreramo cyangwa ntuyishoreramo umukera arambwira ati Sky2 zana projet ndayishoramo gutya ariko turumvikana ku rwego rwa pourcentage umukera twumvikana kuri percentage arambwira ati zana projet yawe uyi dropping out uyihereza Abanyarwanda hagende hashya none se ubwo musa njyewe wowe ufite irigari urashaka kurigurisha yes umaye igitekerezo urambwira ati Sky2 irigare ryanjye ko nshaka kurigurisha biragenda gute icyo gihe umbyenga irigare ryawe urashaka kurigurisha nkanjye nk'umuntu uzano ari umukiriya ngenda nkarishakira umukiriya noneho nanjye iyo none se ubu umbyenga iri garage njyewe nari mfite projet reka tubare nk'urugero wowe ufite igare kandi urashaka kurigurisha
amafaranga urishakamo hari uri buyaguhe hari n'utari buyaguhe. None wowe intego yawe ni iki? Nta mafaranga. Si amafaranga ushakamo, waje kugurisha igare kugira ubone amafaranga. Ibaze noneho ufite igare nje kukuzanira injuga zo kuza kubwira ngo musanga umva ngira igare ryawe ngo reka nze nkwereke uburyo tuzagenda turigurisha, umuntu umwe akaduha tarani undi akaduha tarani, ibintu byari bene bya tarani, ibyo bintu bibaho. Imbere y'abo batara mumaze kunteza ubabwira uti ngiye wasanze mfite inzara yo mu magufwa, sibyo? Sky2 noneho niba ushaka ko tuzana noneho n'ibintu byo gukubita n'iki n'icyasi n'ibintu bijyanye n'imifungo, wowe ujye utega ubuma, ariko ngiye ngenda nicaye mugatwikiri, ni wowe wazanye iyo strenge y'agatwikiri, ariko icyo reka tukiveho, sibyo? Hanyuma aba bajama babwire nimba warambwiye uti wowe kugira ngo dukorane muri iki kiganiro uretse gato street cover, wowe ushora wenda 500 ibihumbi 500 cyangwa se akayemu cyangwa se whatever you want, hanyuma ngiye nkubwire ngo ubushobozi narabubuze, ngaho bibabwire nimba uri umuntu uvuga ibintu by'ukuri, ngiye mvugisha ukuri. Ikintu ngiye kubabwira cyo, uyu mugabo umufuka we sinkuzi uburyo uhagaze. Musa ntabwo uzajya kuganira n'umuntu projet ngo muganire asa n'urwagwa ari rwo musangira, nurangiza uje kuganira n'undi muntu azane Hennessy. Ibaze nagiye kuganira n'umuboss wa Kim ndi kumuha projet, yaneguriye Hennessy n'ifungo riri aho ngaho. Namukubitaga igitekerezo ngo ati boss mfite projet ni yirasabaye, agahita akora mu ikofati. Namubwira ati none namubwira ngo boss njyewe nshaka kugira ute, nshaka gutangira ikiganiro ku wa mbere mfite kamera imeze gutya. Ati ibyo nuruca abana, agahita akora kuri commande, allo telefone winimero yeba, urumva agahita wate kamera iramugeraho cyangwa ndiri bumugereho. Boss kamera gahitiza kamera igahitiza bikarangira imifungo iri kuza kuboneka. None se nkawe wari ufite iki? Wowe uri ibaze byonyine. Noneho njyewe najyaga njya guhura na boss wa Kim ngiye boss wanjye no mu diaspora aba muri Canada, urabyumva? Ibaze we yarambwiye ati jewe nta minsi mfite mu gihugu, mu gihe cy'icyumweru kimwe projet yawe iri biri hanze, nanjye nafashe indege nagiye. Ubu abana bafite amafaranga koko? Nta kintu mufite gusa kuba ugenda mugatwikiriye byo rwose respect agatwikiriye rwose kamamaza, ariko rwose imifungo yo rwose nawe nta kintu ufite. nkubwira nyine ni hafi nawe. Oya nyine umuntu ikintu upfa na wabire, wowe uri kubona projet itangiye guyitinga, no ahubwo wowe nshaka no kuza kubabaza gutya. Ubundi ikintu muri hano mwaje kugera ku ki? Karibyo nshaka kumenya, kubera ko ngiye ndaza kubabaza. Ubundi mwebwe oya nabo comedy, je nabo comedy, je kuganiriza abantu kuri. Ngiye ndaza kuza kubabaza, waje kwinjira muri project ya nuza gute, waje kumwinjizamo gute, none ibyo uvuga waje kumushyiramo gute? Karibyo nshaka kumenya. Waje kumwinjizamo gute? Mwaje guhura mute? Kwawe nk'umubosi nese ko mugisha nsanga ababosi nsanga mufuka we rwose waratobotse. Hanyuma ubukene wendaza kukuganiriza nka boss ukanyakiriza urwaga abandi bana bari kumaza Hennessy, ugukize mu biki? Reba imodokari ijanti ni naryo amwana yanshize muri Range Rover ari kumbwira ati Sky tugenda uhumura. Cameraman adufashe ashyire kamera ye kuri iriya pine ya modoka, hanyuma uzajya gufata n'ipine ya irangi se ryo ririho, irangi ryo yambara ipine igura 1,100. Ino pine ubwayo yonyine igura inote y'1,100, ino modoka yambaye 400. Iyi se n'ubuye bwo ubu n'ubuye bwo genda ujya kubaza ino pine iduka iryo ari ryose wabazaho. Niba hari pine iri shati ni parika, iri shati ni parikombye, iri shati ni parikombye. Bro, nyamama ndashaka kugira aho oya iri shati ni parikombye. Oya nyine ntabwo nagusuzuguriye imodoka, ndega iyi modoka ari yewe ntabwo nasuzuguye imodoka, ntabwo nasuzuguye imodoka. Agatwikiriye oya agatwikiriye nagatwikiriye. None se ni mukugura urwagwa undi akagura Hennessy. None se ibaze njyewe umubosi appointment ya mbere natse umubosi wo guhura nawe nakiriwe muri hoteli nziza bita Galaxy Hotel. Ibita bituma usinicinga ubundi bwari mwahuye. Uyu nta kintu yari afite. Rega iyi si tubayemo. Umva mubwire bro. Akazi kagezweho, akazi nakinjiza bro. Agatwiko katinjiza, Sano yanjye ifite. Ahubwo ukuntu bigiye kugenda noneho. Njye noneho ukuntu bigiye kugenda. Kugira n'ikiganiro kirangire fresh. Njyewe ikintu ngiye kubakorera. Njyewe kugira dore dusirira. Si Sano yanjye mushaka.
oya murashaka iki dukeneye icyo twari dukeneye kujyana ibiganiro njye nawe gukorana as partnership as njyewe urashaka partnership yanjye nawe yes nkuko twari twarabiganiro ubaka kanya rero njye ntago mari aha njye igishoboka narafashwe uzi ikintu gishoboka ubu rwose simbikubeshye ubu rwose urwego ndiho ubu njyewe ndi mu maboko y'ingagari kandi rwose sinazivamo ndabyemera rwose sinkubeshye Ntago mbihakana. ubu njye ndi mu maboko y'abakire ndi kurya inkoko indi ziritse ndabyemera rwose sinkubeshye abakire barutanwa ubu njye ndi mu mu maboko ameze neza umusa kugira ubyemera amaboko ndimo wabonye uburyo buretse nkwereke akazi wani wana gasubiramo kubera ko urakennye mu bwonko ukennye no mu mafaranga oya buretse Njyewe? mwese turemonde turemonde isi yose ni wowe ukize wenyine wowe ntabwo ari njyewe baka kanya njyewe abakire barebye ubwonko bwanjye bareba na proje zanjye ubu agaciro kanjye kari kuyoborwa n'abakire ubu abakire bamfite mu maboko ubu abakire bari kunshoramo none se abakire bari gushora wowe urashaka wowe kunkoresha akazi wowe umeze nka kikipe tugiye kunsubiza imihanda wowe umeze nka wa mubosi nakoreraga akampemba akanyanga n'urumogi n'ikirayi cy'ijana mani njyewe ubwo mwebwe mumeze nk'abo bakire ba kera kandi njyewe umukire utari kunshyira mu iterambere zero ifite amatwi umuntu njyewe kuba wowe uje gukina muri poroje yanjye utari bushore kwigira umubosi utari umwinvesta kwigira umubosi nta mafaranga ufite mani njyewe nta kintu biyimariye kuba uri umubosi utashora mani umubosi nemera ni umubosi ukubita ifungo hasi akambwira ati we peti kora akazi umufungo nkushore njyewe umukire uzaza kundega aka kazi ke narakishe uwo azaba ari umubosi naho aba ngaba baza kuvuga nta n'igiceri cy'atanu cyabo nzi aba baribara gusa ikiganiro nuko ngisoje ikintu ngiye kubaremera njyewe kugira amatika ashiriganye njyewe mfite channel ya Sky2 wabagahe ifite abasubscribers 22,000 njyewe ngiye kuyibahereza imbere y'Abanyarwanda mbaye channel nziza muve kuri ubu channel bw'abantu 200 bugira views 9 bugira views 15 mani ngiye kubaremera channel izagirebwa n'abantu noneho kugira mu byemere ndabaremeye ariko umuntu uzakina na channel yanjye ngiyewe mani nzaba mani nimba hari umuntu uzabakubita muzi sorte nzabakubita mani nzabakubita sorte positif